babwira abantu amaturo mutanga yaba yo mu ngo na mu nsengero ntabwo yima muyaterure muyajyane muri Isiraheli niho hari abareba abashonje bagaburira abambaye ubusa ubambike abana babuze Minerivare none se reka manze nkubaze abirukanwe mu macumbi babarembe vuge mu izina kandi ntujye kuncumuza ndavuga abantu mu mazina yabo ndagije uyobora ebera uramuzi ariko perezida Paul w'igihugu waramwumvisha yaravuze ngo wenda ibyo binini tubyihorere ngo maze bijye binasora ngo wenda ngo abo byateye ingaruka ngo twongere tubondore ubwo rero uyu munsi ntumbwire ngo amadini cyokora y'umuntu yarimo imbere bamuha intebe ubu nawe impamvu wavangiye urumva ni ukubera ukicara hariya ku ruhimbi uko kwicara ku ruhimbi bakubikura ndahakunda kandi Imana hari icyo yahambwiyeho oya ntabwo uramenye wirinde kubeshyira nyagasani wanjye hagise hakurikiraho uwitwa Ephraim Karuranga azana n'uwitwa Karangwa John barabirindukana bararwana noneho leta irabirukana RGB bahita bazana uwitwa Izayi rero yewe yaje avuga ati ayo mwatanze ashizemo yari nkubwire banga uzi impamvu abakirisitu bari gusambana bantu ndebe mu maso z'abakirisitu impamvu byateye ubusambanyi bwiyongereye n'ubusinzi bwongereho oya ibyo businzi byo ni iby'abanyarwanda si iby'abazungu ariko ubusambanyi ni ukubera guterekera imandwa z'abandi uko ziriya mandwa zo mu Isiraheli uzi ko zakundaga gusambana cyane abagore 1000 kwa Dawidi urumva Aburahamu 4 uretse Yesu n'abaje akabatwara nyine n'uribyo kandi wenda abayobozi bo mu nzego z'ibanze bo wenda babona na karuswa mu rusengero nta ruswa ibamo nta ruswa ibamo sibyo none wamuharuswa ngo aguhe ifishi yo kubatizwa ashwi abazayikenera bazaba bangana ikize mu kwezi cyangwa mu mwaka yego ariko icyo nakubwira ko umushumba mukuru ukumva ngo ahembwa $300,000 ibyo yibye kuko nk'ubu barabarega kurya amamiliyari n'amamiliyari kandi mu by'ukuri burya Diogene umuntu uvunika nuwo hasi uzanyende ku mupasiteri wabaye umurevera uwo bazakubwira mungira inama zo muri rugendo kuko inzira irimo kurushaho kuba ntoya gukurikira umukiza birimo kungora nkore ngeri muhero harya bavugaga imuhero bavugaga mu ijuru nguko uko dutangiye bakunzi b'ihuriro TV show bakunzi b'umucyo wera turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amahoro y'Imana no gufashwa n'umwuka wera bikomeze bigwire mu mitima yanyu mu izina rya Yesu Kristo nkuko mubibona imbere ya kamera dufite umutumirwa bamwita Tuyishimire Diogene akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru ihuriro umucyo wera TV nari nkugabiye nari nkugabiye rwose uretse ko misengeraho nkavuga ni oya ariko subone nagera igihe cyo kugabara ndavuga ni oya naba ntangiye naba ngabye mu gihe kitari cyo ariko niwe mu nyiri iki kinyamakuru kikiri gitoya kandi kikirakana kandi gikeneye gukura kuko hari abantu nyine hari abantu kandi abantu barahari kuko badahari ntiwanaboneka kuri kamera impamvu hari uyu munsi ukabuhari ejo ukabuhari ejo bundi ukabuhari nuko hari abantu bagaragaza yuko bageze gute bahari rero turabashimiye kandi n'abatari basanzwe babanye natwe reka tubifurize amahoro n'imigisha hanyuma nabo batera agatebe babane natwe kandi kubana natwe n'umugisha maze twiyubakire umuryango muzima umuryango nyine wo kwifuzwa n'abandi Tuyishimire Diogene nari ntangiye ngisha inama ntabwo ari weho ndi bugisha inama gusa ariko kuko ari we uri kuri kamera ubwo ndakubaza mu izina ry'abanyarwanda nawe unsubize mu izina ry'abanyarwanda uyu muririmbyi yabiririmbye kera arahanuza ati bagenzi mungira inama zo muri uru rugendo
kuko inzira irimo kurushaho kuba ntoya, gukurikira umukiza birimo kungora, nkore nte ngo ngere imuhira. Uyu muntu uramugiriye ihe nama ko ubukristo bwo muri iyi minsi abantu batangiye kuyoberwa niba amahitamo yabo yari ay'ukuri. Impamvu mbivuze ni ibiri kuba twese dusangiye tuzi, uhereye mu babwiriza butumwa, mu ba pastori, mu ba bishopu, mu ba aposo, yewe ntitusige n'abapadiri, ntidusige n'abafrere. Abapadiri bo bafite arya bya bindi byitwa bya viki, bafite ibyo kurya, ntabwo bo bari bashoberwa. Urumva bo bafite ibiryo. Rero ukajya mu bahanuzi, ukajya mu banyamasengesho, mu by'ukuri ibibazo byabaye ibibazo. Abizera bakiri batoya bari mu rujijo, murungabangabo, bari kugaburirwa ibyo kurya bitabakwiriye. Kandi Bibiliya ivuga ko buri muntu wese akwiriye kurya ibyo kurya bimukwiriye. Hari ukwiriye kunomberwa, hari ukwiriye kuramizwa amata, hari ukwiriye kurya ibiryo bikomeye. Ubu ku rwego rwawe nta muntu waguha inyama iriho igufwa ngo uyisigeho ngo kuko yaguhaye inyama y'imvange. Rero ndagira ngo utubwiye ushingiye ku bibazo uri kubona mu by'urusobe, ndetse n'ibibazo by'urusobe, n'ibibazo by'uruhurirane biri kugaragara mu madini n'amatorero, ariko cyane cyane mu bitwa abakozi b'Imana imbere. Ubona ari ikihe kibazo? Ni iyihe nzira warangira umuntu ko tubona dutangiye guhagarara mu mayira abiri, tutazi aho dukwiriye guca no kuyoboka? Turabigenza dute? Reka rero nkubwire, tuganire kuri ibi bintu twitonze kandi uri maso, sibyo? Yewe ndi maso, icyo bita maso. Ibi bintu birava ku nyigisho z'ubuyobe ziri muri ADPR, ziri muri AEBR, ziri muri Kiliziya Gatolika, ziri mu madini atandukanye. Twari tuzi yuko tuje kwakira Imana Nyagasani, ukajya ugira ngo umuntu arimo Imana naho arimo imyuka y'abadayimoni, tugakurikira abantu. Mbese twakurikiye abantu, ntitwakurikira Imana, kuko Imana nayo twari tuzi. Abantu bambaye ikote, bambara amakanzu, baratubwira bati twambaye twuzuye umwuka wera, bati Roho Mutagatifu yaratugendereye, kandi ntabyo. Ugasanga umupasitori arakwigisha akakubwira ati kunywa inzoga ni icyaha, ariko paturuye yajya kumufata bamubwira ati fungura mu kabati, ati harimo amabanga y'Imana mu ifunguro. Ayo mabanga bayareba bagasanga ni ikiwarage. Bivuga ngo ba bantu batwikoreje imitwaro badashoboye kwikorera, ariko batwigisha ko twe tuyishobora. Sibyo? Batwigishije ibintu bidahura n'ubumuntu. Ubumuntu ni iki Daniel? Ntabwo Daniel ashobora kuguruka, ntabwo bishoboka uko byagenda kose. Nicyo wakora cyose kereka ufite amagini cyangwa ibindi bintu, nayo hari ikirere atangezamo. Urumva aba bantu rero batwigisha ibitandukanye n'iki iby'abantu, sibyo? Bagashaka kugira ngo tube mu kirere cy'umwuka w'abantu bibitangaza. Iyo ugiye kureba Aburahamu babayeho, Aburahamu si umwita ngo ni sokuru wawe mu kwizera, ariko burya sinamwemera njye, maze kumenya amakuru. Urebye ibikorwa bye yakoze wakumirwa. Ese Yesu abantu bizera, uzi ko abafarisayo bamwise ngo ni igisambo cy'umunywi w'inzoga? Mwana se ugira ngo yigeze abihakana? Ntabwo yabihakanye, kuko ngo Yohana Umubatiza yaje atarya atanywa, bati ni umudayimoni. Ariko ngo umwana w'umuntu ngaje aryanywa, bati dore igisambo kirura cy'ingegera, cy'ikirura kinywa n'inzoga nyinshi. Bivuga ngo rero abantu kubera icyo bigishijwe, umupentekoste, umwayeberi n'abandi, impamvu mvuga nuko tuhuje ayo madini.
ntabwo ushobora gusoma biriya bintu Yezu yatuguriye kandi ngo bivuge mu mazina yabyo. ntabwo wabisobanura. Usibye gusobanura uko byari, sibyo umudive ntafite ubushobozi bwo gusobanura ibyo Yezu yakoze ku isabato kuko byaba bije kubatsinda. Sibyo ntabwo umugatolika ashobora gusoma ko Mariya yabyaye abana bavugwa hanyuma ngo nyoko na bene so baragushaka. Sibyo ashaka kugaragaza ko Bikira Mariya ngo yari isugi, yabyawe ari isugi, ngo Yosefu akaba umurinzi. Ese Yosefu yari umurinzi, nta gitsina yari afite, ntiyari umuntu utekereza nk'abandi. Ako byoje utumye nanjye wa mugani ngira ikibazo. Bari bene se Yesu yabwirwaga bari bene se bavukana cyangwa bari kumwe twita umuvandimwe wanjye. Hoya Yezu yanyuze mu nda ya Mariya, ariko intanga z'umugabo ntizanyuze muri Mariya kuko zizavuye mu ijuru. Urumva bivuga ngo rero tutarimo duseka cyangwa dutebya. Sibyo bari abana bavindimwe kuri nyina ariko kuri se ntabwo bavindimwe kuko se wa Yezu nta muntu muzi. Ubundi hari aho ntayobera ririmo. Harimo iyobera nyine biriya bintu urumva biba birimo birayoberanye. Marayika Gaburiyeli ngo yakingirije Mariya, ariho Bibiliya ivuga ngo umwuka wera azagukingiriza, imbaraga za Roho Mutagatifu, imbaraga z'umwuka wera zizakuzaho, umwuka wera gukingiriza. Kandi umwuka wera utumwa ku bantu niwe Jiburili cyangwa Gaburiyeli. Jiburili n'uwo n'abasilamu babivuga. Mbese byakabaye bivugwa ko Gaburiyeli ari we wateye Mariya inda. Ariko se ubundi uriya muntu ukina amafilimi Diogene ko mu by'ukuri ubundi baramufunze w'umuburusi azize iki? Yakoze ibyaha. None ko abantu benshi bamenyeye Yesu kuri we bakanaba bazi ko ari we koko nyawe ari nakwasa ku buryo no mu nsengero baramanika bati amashusho ya Yesu. Oya no mu makiriziya barabimanitse bati itorero ry'Imana. Uratangiye kandi ni si ry'Imana. Ushobora kuva hano bakagufunga. Kandi nibamfunga nazize iby'amadini sinzaba nabaye nka mbeba y'inzungu uhanura ko icyo koze. Aho narubura nangaramye. Ngiye nkunda igihugu, nkunda abanyarwanda, nkunda na perezida. Ikibazo ahantu twere kuhasimbuka tutahatinze ngo twumve. Uyu mugabo ukina amafilimi yise Yesu mu madini n'amatorero mu maofisi baramumanitse ngo ni Yesu umanitsemo. Kiriya nyine ni igihimbano cya Kiliziya Gatolika kuko niyo yabiteguye. N'andi madini yarabyatatse. Kiliziya umva nkusobanura. Kiliziya niwe mubyeyi w'amadini. Kandi amadini Yesu yavuze aravuga ngo abuza abantu kujya mu ijuru kandi nayo ntajyayo. Suguragira ngaho rero twatangiye tubona icyo bita imidari n'amashapure biba mu Gatolika. None n'uyu munsi aba bishop bari kwambara amashapure n'imidari. Mbere ntibabyambaraga batarahindurirwa amatitiri y'amazina. Nkatwe muri AEB ntitwambaraga umudari. Uvuga babatisi. Yego twambaraga umudari ariko ba bishop basigaye bambara imidari. Twebwe hari ugeze kwitombaza witwa Tom Rwagasana. Kandi uriya mudari hari umuntu wambwiye ngo mu Gatolika ngo bawita sakaplari. Niba ari sakaplari ngo ni ikimenyetso cyemeza ko uwo muntu yahindutse intungane ya burundu ijuru yarisinyiwe. Ijuru ariko ryo rikamanye. Ntago mbizi. Ijuru nta muntu ryandikira. Muri sakaplari ngo nabano bantu bajya guhabwa amapretensiya mu ngo zabo bagiye gupfa kwa kunda basaza n'abakecuru batangiye kwiyumva mu rupfu bagahamagara. Ngo burya padiri yagiye kubasomera misa abajyanira umudari ngo akawumugera. Nawe mu bwenge bwawe bwinshi nzufu umudari wagukuraho ibyaha. Oya nawe nzi nakubwiye mu bwenge bwawe. Mu bwenge bwanjye ntabwo bishoboka. Ariko niba icyubahiro cyanjye cyaba icyubahiro nyacyo cyakuzuzwa n'umudari
harimo ikibazo kuko niba uyu munsi wenda mu gaturika aho turawumenyere tureke mu gaturika no kuhavuga cyane ahubwo mu madini yacu aya madini rwose y'umwuka aya madini ya Pentecote ariko oya manzo kuri amadini y'umwuka aho ngaho icyo kinyoma ukomeza kwamamaza kandi ariko oya wikwamamaza ikinyoma kandi ariko twiza akaba ari nako twize nabi ubwo tuvuge ngo turi kwigisha ikinyoma natwe se nawe uri utangiye kwigisha itorero ry'umwuka uri kwigisha turaryita ngo kidiyoje idini ntitwongereho ngo ikinyoma ahubwo biranga idini ry'ikinyoma ni irya Satani oya naye Satani byarindi bitabari oya naye irya Satani ryo ni ukuri ryemera ko rikorera umwanzi ariko aya yacu akorera umwanzi mu buryo bw'amayoberane ubu ushatse kuba nka wa muntu duherutse gukoresha ikiganiro se akatubwira ngo yavunwaga no kujya gushaka aho umupfumu ari ngo none ubu nta gitega ngo asigaye ajya kuraguriza mu rusengero akatubwira se w'abapfumu bari ubaye nkawe mwana ndakanyabwo kandi Diyoje nabonaga nawe uri kumushyigikira amarangamutima yo kugira ngo urusheho kumwumva kamanza ngo utege amatwi nkubwire n'ibindi bintu wenda uzi ariko utashaka kubwira abanyarwanda guterekera ni uguhamagara abazimu cyangwa abapfuye none se twebwe dusenga Mana ya Aburahamu na Isaka abo ni abaki turi guhamagara ntabwo ari abazimu b'abazungu twebwe abacu babise abapagani ni ukuvuga ngo twanze guterekera abazimu b'abanyarwanda turi guterekera b'abazungu kandi ntitubazi uraterekera Aburahamu niyo reka nkubwire ibanga uzi impamvu abakirisitu bari gusambana cyane manzu ndebe mu maso z'abakirisitu impamvu byateye ubusambanyi bwiyongereye n'ubusinzi bwongerewe oya ibyo businzi byo ni iby'abanyarwanda si iby'abazungu ariko ubusambanyi ni ukubera guterekera imandwa z'abandi kuko ziriya mandwa zo mu Isirayeli uzi ko zakundaga gusambana cyane abagore 1000 kwa Dawidi urumva Aburahamu 4 uretse Yesu n'abaje akabatwara nyine n'uribyo twasenze Imana yo mu ijuru diregite twasenze Imana diregite twasenze Imana diregite nubwo bakumva nyine Yesu yabwiye umuntu aramubwira ati naho umuntu yazuka ntabwo bababwira ngo umva ikibazo impamvu gusambanya umbabarira usubiriremo iki kintu mwana sana sujya aka kantu ndagakata ndagashyira ahantu hose manza wumva ndakwinginze nawe umurikira ugakata ugasageza n'abantu manza n'agamatwi ariko urumva ni ukuvuga ngo urashaka kunjijisha aya madini ntabwo yubakiye ku kuri kandi Kiliziya Gatolika burahari akabanga yari yakoresheje iravuga iti tuzajya tubasomera Bibiliya bayizana mu Kilatini kugira ngo badusomere tutazayijurirwa ibiri mu bwiru bwa Bibiliya andi madini y'abaprotesta abahakanyi bahakana inyigisho z'Iroma azana izanditse mu Kinyarwanda Kiliziya Gatolika ibibonye iravuga ati se twagira dutekwa ibindi bisambo bigenzi byacu byahishuye amabanga reka natwe tubyitiye bera ritagatifu urumva nabo bazana igitabo ubwo rero uyu munsi ntumbwire ngo amadini cyokora y'umuntu yarimo imbere bamuha intebe ubu nawe impamvu wavangiye urumva ni ukubera ukicara hariya ku ruhimbi uko kwicara ku ruhimbi bakuru bikunda ndahakunda kandi Imana hari icyo yahambwiye oya ntabwo uramenye wirinde kubeshyira Nyagasani wanjye ari nawe wawe nese ndabikora nabi ngaho nanjye ngira n'amakuru kamera nyine bikora nabi se basi nuko bikora mu kinyoma cy'abashoboye no kuvuga uyu munsi twifuje kwiganirira gutya ntimugire ngo twabaye abapagani oya nidushatuna ariko n'ubundi turabapagani ku idini turabapagani kuko idini ntabwo riri bunyurwe n'ibyo tuganiriye uyu munsi ku idini turabapagani ariko kwa Nyagasani turabana b'Imana amen amen idini rero ryamanjira kamanza nkwerere nk'iwacu muri ADP uwitwa Usabwimana Samuel ngo yagize gutya yikoza mu Bufaransa ADP yari yatsindiye igikombe cyuko
yigishije neza abana nyine gusoma no kwandika. UNICEF ibimukubise igihembo akimara kugifata mu Bufaransa. Yaraje witwa Tom Rwagasana amukorera kudeta, ati afite amacakubiri. Urumva ibintu nk'ibyo, kandi ubwo banasangiye umurimo. Oya ntabwo gusangira umurimo. Noneho ngo baramubajije ati ko bivugwa yuko mu itorero harimo amacakubiri, ati reka da kurikira, ati dore mfitaba umubare uyu n'uyu, banza wumva ati mfitaba umubare uyu n'uyu, mfitaba umubare uyu n'uyu, bati turagufasha. Wabibwiwe n'iki? Wabibwiwe n'iki? Abari babwirwe wagize ubushobozi bwo kubavangura no kubamenya. Urumva ibyo bamukubise kudeta. Yajya mu rusengero ubundi umuntu wagutegera mu magambo ntiyakura uko byagenda kose. Yakwinjira mu rusengero bagakoma amashyi. Tom Rwagasana yaraje itorero afata bitwa abanyamwuka. Buri muntu azana strategy ze. Abagira abapastori kugira ngo batazahanura. Witwa umunyamwuka, umudiyakoni, undi umwarimu. Numvise ko hari n'ababihabwaga batanze ibiguzi byo gufana. Abatari bafite impano z'umwuka. Ngo batagiraga impano batangaga amafaranga narabyumvise. Twebwe bari bafite impano, nanjye bamufunze kuwa 4 yari yampaye proposal yo gusengerwa kuwa 6. Ubundi si bari baguhaye itorero ngubera mwarimu? Oya bahise babafunga. Abari barwaye. Babafunze bataranyemeka. Urumva itorero ku bwa Tom Rwagasana. None se bari nta kugenzura k'iyo mpano uwo muntu ayifite, nta kugenzura ko ari umuhamagaro. Ugenzura iki? Wapfaga kuba ukunze ubuyobozi buriho ufite n'impano, nta kindi. None wakwivugisha mu ndi mukitera ejuru. Oya ziriya zo sinjya nanakunda umuntu uzivuga. Inshuro nyinshi ari nabo ncecekesha kuzivuga, kuko abenshi barazirepese bazihindura ikinyoma bakoresha kugira ngo batuburire abantu. Yego twikomereze munani. Abo njya mbikora. Urumva uwo mugabo yaraje amaze kuza. Amafaranga yarakorewe, yakoze ububyutse. Tom Rwagasana ku ngoma ya uwo muntu wa mbere wazanye ububyutse, kandi nabwo bwa tekinike, kuko yarazi ko manza wumve ntago ari ubukorano. We yarazi yuko mu bubyutse ari wo bahava amafaranga. Abantu basenze baritanga bakanahanurirwa. Yabasengeshaga nk'icyumba itorero wasangaga ririho umwuka, imbaraga n'amavuta. Bamone ntabwo ujyumva ko imbaraga n'amavuta. Urumva none umuntu atakwifurije imbaraga n'amavuta wumva yuko atagusabiye umugisha wa nyawo. Nuko baba bagize gute, baba hagise hakurikiraho uwitwa Ephraim Karuranga, azana n'uwitwa Karangwa John. Barabirindukana bararwana, noneho leta irabirukana. RGB bahita bazana uwitwa Izayi rero yewe yaje avuga ati ayo mwatanze ashizemo yari ibiguzi mwatanze bishizemo, impano mwaguze, sefi ni ijambo ryanyuriranye n'amanda zabo. Izo nzererezi z'abavuga butumwa ari bo twebwe, uri kumva ntago mwemerewe kuzagaruka ku ruhimbi. Avuga mwebwe abavuga abarabavuga butumwa mutagira twe nzererezi z'abavuga butumwa. Aramanza duca ku ruhimbi, baravuga ati abapasiteri mwebwe amatorero manza wumve amapasiteri muri yigishiriza. Aramanza arongera aravuga ati uhanura mu muterure mujugunye hariya abadiyakoni ajya yitangira kuzura umwuka baramuterura. Nibwo ADPR batangiye bavuga bati ntabwo tukiyobowe n'inda n'umuntu w'Imana. No kuvuga ngo ADPR ubu bya bindi byitwaga ngo umwuka ntawe ukiba mu Kiliziya Gatolika ni liturujia, ririmba indirimbo ebyiri, senga turisha, vugisha iminota 10 n'ingahe, senga amatangazo dutahe. Uvuze ku maturo, abantu bari gushaka amaturo ku kigero kiri hejuru. Uzi ko uyu munsi hari amakuru mfite yuko abayamadini afunze, bari guturishiriza mu ngo. Bagomba guturisha kuko ari batanze amakode, batanga amatwi, n'abadiyakoni bashinzwe kujya guturisha. Bagomba guturisha kandi abaturisha ntibabanza kubaza ibibazo bafitiye mu ngo. Batega amatwi, bagomba guturisha kuko umureba agomba kurya mu none se kandi bigize abareba. Ikibazo mfite mu by'ukuri aya mafaranga bari guturisha umuntu, ko abantu baturaga bagiye mu rusengero bagatura kuko baririmbiwe,
bagatura kuko bizi ijambo ry'Imana buzi umwuka we bagafata y'amaturo y'umutima ukunze bagafata icya 10 bagafata n'ishimwe. Icya 10 ntago bagitura kuko bagiye mu rusengero, bagitura kuko umurewe ariho. Umurewe yariho ugomba kumujyana. Ese tugira barewe mu gihugu cy'u Rwanda abahari none se ubwo kukiba icyo kibo cyagumyeho none se kuki wambwiye ngo udafite amafaranga ntago ujya mu rusengero? Ntafite amaturo ntago najya mu rusengero. Ubwo rero ahubwo kubera ko Bibiliya avuga ngo ntujye mu nzu y'Imana imbokoboko. Ubwo rero ikibazo cyabaye bakivuga ngo ni mu nzu y'Imana. Ntago none sinzu y'Imana iriho ngo ndangire ko mfite ibibazo byinshi najyana mu nzu y'Imana. Hari ahantu wabuze inzu y'Imana ngo inohereze. Na nzu y'Imana nzimwe ni yawe papa Vanessa wawe n'umumenyeka ntiyabona ibintu akabirindagura ngo ayihinduye inzu y'Imana. Kandi ariko kwizera kubi nako ni ibisazi. None se ninde wizeye neza? Kwizera kubi nabyo ni ibisazi bindi kabisa. Wizeye neza n'ubuye abakobwa ntabwo abakirisitu yatangiye kubatera amata. Warimo arabasengera. Ariko ubundi nimba umuntu yumvira riri mwishe yajyaga agasambana atitwaje Bibiliya. Ni gute wajya gusambana ukajyana ijambo ngo mwene data mwene data mukirisitu mwene data ukaba umuteye inda? Nakoreshe umuntu wafatiye umwanzuro aya madini mu ruhande rumwe ni umunyabwenge iyo yari yuzuye umwuka w'Imana kubera ko ya mwuka w'Imana yigeze mugabo Vanessa ndeba ukuntu yafashe inzu y'umuryango yarangiza akayisenya agakuramo ibyumba byari birimo ngayihinduye urusengero ngo yihinduye inzu y'Imana ngo ni ku itegeko ngo ry'Imana ngo rije ngo ryavuze azana n'umupastori twamubaza tuti ninde pastori nawe arapfa rasa abadayimoni n'umupastori yazanye arapfa. Wibuke ko uriya mugabo abanza kumukingura kuko ntayo habarizwa umuryango we ngo noneho burya Vanessa ngo yaravuye muri Kigali afite stress na toroma ngo zinzu y'ubucuruzi yari imaze gushya mbese ngo yari yahombye ku kigero kiri hejuru agira avuga ati Imana irambwiye ngo ibyo nsigaranye byose ngo mbihindure ibyayo. None uyu munsi ubuza akazi afite acuruza intuzi acuruza imyenda yacagwa mu muhanda ko babazunguzayo ni ukuri kose murahiko ndakubwiye ngo kandi njye naraguze nawe imyambaro yo kwambara njyewe umusibejo reka misiremo njyewe Daniel urahiyukuri umusibejo naguze nawe imyenda naguze nawe amashati waramubonye se ayi data wa twese ni umuzunguzayi nabwo udafite nibuze igikapu cyuzuye ni umuzunguzayi ufite imyenda ushobora gukeka yuko yayimanuye ku wundi ku mugozi. Ijwi yumvishe ni iryande rero umva hari umuririmbyi w'umumyi waririmbye amagambo akomeye aravuga ngo gukizwa nabi bitera umwaku yitwa Mano ngo gukizwa nabi bitera umwaku gukizwa nabi bitera umwaku gukizwa nabi bitera umwaku avuga ngo kuri ukuntu yuda ngo yabuze ati reka izi ndangare tujye tuzirya ibice hari n'ibyo mbona rero nk'ingaruka yo gukizwa nabi kuko baje batubeshya ngo bambaye ibishuru ngo nabera ariko reka nkubaze ubundi reka tuganire nk'abavandimwe mwarimu 70 inoti ya 70 kandi agomba kuba ku rusengero suko 70 yamufasha ikigoko uri ngabara gutura ubare kandi wenda abayobozi bo mu nzego z'ibanze bo wenda babona na karuswa mu rusengero nta ruswa ibamo nta ruswa ibamo sibyo none wamuharuswa ngo aguhe ifishi yo kubatizwa ashwi abazayikenera bazaba bangana ikize mu kwezi cyangwa mu mwaka yego ariko icyo nakubwira ko umushumba mukuru ukumva ngo ahembwa 300,000 ibyo yibye kuko nk'ubu barabarega kurya amamiliyari n'amamiliyari
kandi mu by'ukuri burya Diyoje umuntu uvunika nuwo hasi. Uzanyende ku mupasiteri wabaye umurevera uwo bazakubwira ngo ni revera muri ayeberi, revera muri adeperi, revera mu baprotesta umukene. Nubwo tuba tuzi aho bazanyereke amukene. Oya nta nubwo biragoye ko banatangirira mu itorero ngo ubone umuntu muri kwa gukura kw'impano z'umwuka ngo yazamutse arazamuka arinda kuba biragoye. Ndagira ngo mbaze abapasitori bo muri adeperi amakuru mfite ngo birukanye 95 karenga 95 karenga paruwase. None twari turi kwiha abari gucuruza bucoco. Akarere ka Bugesera gafite amaparuwase kose gafite icyitwa Nyabagendwa, gafite icyitwa Rango, kakagira n'icyitwa Nyamata. Muri Rango hasigayemo umukozi umwe. Nyabagendwa ashobora kuba mbese Bugesera bashobora kuba busigaranye abapasiteri 3 cyangwa nka 5. Abandi bose muri Mondisi ngaho rero, abandi bose muri babaye bucafu baracuruza iki ko batwirukanye kera twe twariyakiriye twagiye gucuruza ingurube, abandi turagira inkoko, abandi turi gucuruza irumva. None se ngaho rero nyamaze havutse akazi noneho rero gakomeye. Uzi ikintu kijya kuvuka kare hari umuntu we mumagaye arambwira ati twajyaga dutinya ibyaha ati kuko twari tuzi ko ejo tuzabwiriza ati none rero tubakagozi karacitse. Ntibatinyiraga ibyaha ko ari icyaha. Yavugaga ati nzabwiriza ejo mfite ibyaha wakirinda. Kandi ibyo yakubwiye ube wamwumvise mu buryo bwagutse, ube wamwumvise mu buryo butagutse, ndakubwiza ukuri. Hari abantu benshi barindwaga na baragira ngo iki batagira agakiza, batagira iki, ahubwo batunze baragira ngo iki gusa, kubera imyanya y'ibyubahiro, kubera inshingano basanzwe bafite, bakavuga bati banabikora bakagerageza kwihisha no kujijisha. Ubu babahaye iminsi 40 ngo babe bari gukora iki se? Ariko bivuze kubiruka kuko hari processes, hari amategeko agenga iki umukozi iyo wamwiruka. Ni ukuvuga ngo rero iyo wirukanye umukozi hari iminsi umuha, babahaye 30 babe babahemba nishira barabaha amabarwa n'imperekeza batari. Ubwo babamenyeshe ariko nibuze bazabaha imperekeza z'amafaranga afatika ku buryo nibuze bashobora kugenda umuntu akaba yacuruza nka ka miliyoni 5 z'ubwo bahembwa kangahe. None se ntabwo iteganyirize bw'abakozi angahe se umuntu hembwa. None se nta kontara bagiraga umuntu hembwa 70. Ariko Diyoje iki kintu ndaka nkibaza ubundi abakozi b'amadini n'amatorero bagira amakontara. None se kontara iyo umuntu akwirukanye mu buryo bunyuranyije n'amategeko ntuvurega? Ntabwo bunyuranyije n'amategeko, igiye kwirukana umukozi umuhigiye. Oya ariko hari impamvu zishingirwaho zidashingiye ku nyungu zawe bwite. Oya ni ukuvuga ngo uyu mwanya biragerekwa kuri RGB kuko RGB irakubwira iti nimba warize twa segonderi wese babahaga akazi n'ubundi bataza amashuri bize ntibakomeza bahembe nk'abize mu make. Batubwiraga ko ari abakozi b'Imana none b'amadini. Ariko nanjye abakristo zamuwe ndaziretse wa mugani niba bari abakozi b'Imana barakomeza baba abakozi b'Imana, niba bari abakozi b'umuntu byabirukanye naho umukozi w'Imana ntiyirukana. Noneho ngo igitangaza ngo ujya ku ruhimbi bagusohora ntabwo wemerewe kujya ku ruhimbi utujure mu mashuri. Ubwo ni ukuvuga ngo uragihure njye sinzasubira mu rusengero ntazacakiranirayo na Revera Pastori twese twicaye mu kibaya. Nzashaka gucakirana na regional asoni yanzicarane na regional turi mu kibaya. Oya ayo maraso ntago azantarutse regional wiki. Ubwo nuvuga ugiye guca ukubiri
no gusubira mu rusengero kugira ngo ntazahura na regional wicaye mu kibaya. oya ahubwo njyewe numva ukwiriye kujyanwayo no kumubaza ngo byagenze bite. Byagenze bite se amakuru ntiyari afite ko batari abakozi b'Imana, umukoresha yabirukanye kandi tubivuga ngo twagize nta bantu. noneho ikintu cyanangazaga ni ukuntu pasiteri yarwanaga n'undi ngura ngo tumuvunagure ngo tumurwanye, none se ubu bararwana nande? Baracyarwana namwe iwanyu biraje, none se mwebwe ntimufite sitati ya RGB? oya n'ubundi inkoni kubise mu kiye wirenza urugo. ntaho muyirenza, ni ukuyirenza urugo. nta murayirenza urugo se muyirenza RGB. RGB turashika RGB karacanye kari kumurika muri ADPR kakamurika mu baparuza. nta mukozi w'Imana cyari zirimo aho ngaho kagucunga itorero burya karasa. none se twishimye. hari ikindi kibazo numvise kiri mu matorero mu bijyanye n'imikoresherezwe y'imitungo itimukanwa. urabona aya mabwiriza yashyizweho yo kugira ngo habeho kuzuza ibisabwa ku nsengero zimwe na zimwe zigafungwa, ngo amadini n'amatorero yanze gukora ku mutungo wayo. ubwo reka tuvuge umutungo utimukanwa w'ubutaka, banga gukora ku butaka bwabo kugira ngo bakore ibisabwa, ahubwo bagategeka abakristo ngo bagende bagurisha ubwabo n'inka zabo n'ihene zabo n'intama ngo bazane amafaranga babikore. ese koko byari bikwiriye ko uyu munsi dushyira ukuri ahabona? ndagusabye kandi ntugire amarangamutima. byari bikwiriye ko uyu munsi Daniel, reka nanjye nkubaze, wari wumva leta ijya kubaka isoko izasoresherezamo ikaza kubwira abacuruzi ngo muzane amafaranga twubaka isoko? none se ikusanya ya misoro ikabikoramo, none kandi imisoro ni amaturo n'ibya 15. none se imisoro mwebwe mutanga ijyahe? ariko nigeze kukubaza akabazo nsubiza. none se byari bikwiriye ko nyine umukristo yaba akigurisha ihene cyangwa intama kugira ngo bubake isengero? pasiteri Mbayahaga w'i Burundi afite indi ngana gutya, iriya nduyibonamo ibirayi cyangwa harimo. ariko Mbayahaga ngarabakubita arabamara, noneho yeruye. umva reka nkubaza, abapasiteri ubona bafite indi, haba harimo ibirayi, haba harimo ibishyimbo. bavuga yuko ngo ari Imana bahishe mu biro. mu biro baravuga bati ntimuturebe ngo nta maturo twari ati ni Imana yabo ninda, usibye n'ijambo ry'Imana. ntabwo wabisoma kuziko nagize ngo nabandi babwirwa. kuko Ezekiyeli yarababwiye ngo muryize ibyibushye ngo zifite ibinure. witeka nta dini ryari rihari, ngira ngo twabibonye twese. oya ryo nta ryari rihari kabisa, ko iyo riza kuba ryari rihari. aba bapasiteri bose bo muri ADPR bafite agahinda ni kose. Imana yabo ninda, Imana yabo ninda. reka tujye ku musozo, ariko dusoreze kuri iki kintu. ndashaka kugira ngo ntubaze ku bijyanye n'aya maturo. aya maturo dutanga turi mu ngo ntabwo yemewe. babwira abantu amaturo mutanga yaba yo mu ngo n'ayo mu nsengero ntabwo yemewe. muyaterure muyajyane muri Isiraheli niho hari abareba. udashoboye gutega indege ayihorere. no gukomeza gutiza umurindi. bakwiriye gukoresha iki ubutunzi bwabo? kuko hari umuntu uvuga ati ko yewe babubikaho ingese n'inyenzi zitagera, kandi barababwiye ngo ni mu rusengero. oya ni ukubeshya. ni hehe rero hayobora abantu? kuko hari abantu bashaka gukorera Imana, bashaka gukora ku butunzi bwabo. leta ikubwira ati reba abakene ubatangire mitiweli, abashonje ubagaburire, abambaye ubusa ubambike, abana babuze minerivare. none se reka manze nkubaze, abirukanwe mu macumbi mbivuge mu izina kandi ntujye kuncumuza. ndavuga abantu mu mazina yabo. ndagije uyobora ADPR uramuzi? nta gisubizo ndaguha. nta gisubizo. agira imodoka
nta gisubizo ngo nagira imodoka imwe se urakoze cyane ngayobaze nk'agakene ko muri ayeberi kakajyana ibifaranga kajya guturira umuntu ufite imodoka ko oya ntabwo ari wowe wabaturiye ngo n'amafaranga y'urusengero oya nta rusengero mbese si ay'urusengero urusengero se si abantu niko ati ngayobaze njyewe nteruye amaturo nkayashyira umuntu ndusha amafaranga ibyo si ubuyobe ahubwo leta iracyafite akazi kenshi ko kwigisha waje n'amaguru undi yaje n'imodoka ugiye gutura mu giseke none bakakubwira ngo utanga icyacumu ukagurisha inzu yawe $15,000,000 sibyo ujya kuyubaka wari wayitangiye $10,000 wanayigurisha ngo uyitangire $10,000 si ibyo $10,000 umuntu azabibona oya hariya ho harimo ikibazo gikomeye biratugoye kumenya icyo dukwiriye gukora oya ntabwo bitugoye $10,000 ni icy'abareba ahubwo dore ituro ryiza iry'umutima wumva urishimye urizihiwe ariko iwacu muri ADEPR hari utuntu nabonyemo umukobwa gutya agahita umutega kagatambaro gutya kakaneneka uturinete akimakiye ukuntu ubundi yarangiza akicara ku ntebe y'inyuma agasaba umwanya wo gushima akava inyuma akagera imbere abantu bose bamubonye maze none ati haleluya ntabwo avuga haleluya haleluya urumva ibintu byo gutura ni ubwibone kandi baba bari gutangira amafaranga kujya gukora umurimo aho amaguru atagera amaguru saho yanze kugera ni he ngo ni ahantu nyine kure oya ntahabaho kure cyane nta hantu kure cyane habaho za mugani bahereye aho amaso agera urajya kure hafi ho wahamaze no mu rusengero aho ko harimo abashonje aho amaguru atagera ariko bashaka wakina wa mugani ku bantu bagera naho bacuruza n'imboga zatura idodo kandi ziriya mboga zigomba kuribwa hari umuntu urwaye bwacyaho mu rusengero ariko perezida Paul w'igihugu waramwumvisha yaravuze ngo wenda ibyo binini tubyihorere ngo maze bijye binasora ngo wenda ngo abo byateye ingaruka ngo twongere tubondore wateze amatwi iryo jambo cyangwa ntabwo wariteze amatwi ngo hari ibintu n'ubundi kubera kubakamura cyane ngo bibatera ingaruka kuko na perezida yamenye yuko baradukamura bakatumaramo imbaraga wari wabona igikatsi baragikamura bakanakironga bashyiraho n'ivi iyo amaboko arushye akunje ipataro cyangwa ingutiya agashyiraho ivi agakamura neza ku buryo nta gatobe ari buze gusiga mu muntu w'igihugu aravuga ati abo byateje ingaruka tuzabavura tubavuriye mu byo baduhaye ubu mugiye gutangira gusura none ko ni ikibazo nibaza niba sora ko bizaba ari akazi noneho ntibizaba ari ukuyakuramo abantu ku karubanda kuko ucuruza niwamenye uko acuruza iduka rye ricuruza hari n'uzamura ibiciro nubwo ruri bitabyemera bakavuga ati ibicuruzwa n'ibyanjye ndazamura ibiciro uko mbishaka ubwo rero reka ugire ubutumwa bwanyu muhereza abagukurikira abankurikirana ni bave muri Babuloni basohokana kuko abari muri Babuloni bagiye kurimbuka Babuloni urarimbutse kandi Babuloni ndavuga urarimbutse urarimbutse kuko idini nta musingi rifite abantu bakunda Imana ariko ntibakunda idini abantu basenga Imana ariko binyura kuri kumwe ko hari ababizi neza hari ababitekereza ariko bikabananira nk'aya macace y'inzaduka barabayoboke inzaduka n'abo muri n'ashaje uyu mutwe nari nshatse kuvuga abayoboke bayo urumva usanga ibitekerezo byabo n'ibikorwa byabo biba bitakiyobora ku buryo no kuvuga ibi ukavuga ku makosa yo mu idini ubwo buteye ikisi ibuye ku karere ahita nakubwira ngo ubwo wakoze ikosa ryo gukora ibi niba ari no kuzakora ibinda biretse ubu ngubu niba ari n'umuntu wari kuzakugurira amazi ntugire ngo aracyaye ubu birarangiye niba ari n'impano bari barakugeneye birarangiye
urumva uwitakarare nako nabikubwiye birarangiye kamanze nitakarare nanjye hari umuntu ugeze kunyemerera ibintu rwose arabyanga ati wakosheje ati wavuze kuri poso runaka umva reka manze nitakarare kuko wa mukobwa yavuze ati ngewe sinzareka bya bindi yavuze nanjye wari ufite ituro yagombaga kuma kubera ko navuga idini rye neza arisubirane ndidekaraye arisubirane ntarime kuko ntabwo ntunzwe n'ibyo umuntu yama bishingiye mu igomwa ngo nintamuha azapfa napfa ariwe genda cyariwe urakoze cyane ubwira bumva ngo ntavunika yewe bumva we ko wumvishe igishaka ubwira bumva ntavunika turabashimiye abakurikiranye dutangira tukaba tunasozanye Imana ibaha umugisha